Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese mukunda kudukurikira. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31. Umutwe w'iki gice uragira uti Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli basubira inyuma babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere ya Barisefoni, uti imbere yaho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Umurongo wa gatatu, Farawo azavuga Abisirayeli ati bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nzeshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse, umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga. Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana n'abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniraho bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira bababambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Iki cyatumye tugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa? Kuki kiruta ariko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli
Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Mugire umunsi mwiza, reka duharanire gukiranuka. Turabakunda.